ngo ndagira ngo mwumve ibyago byaje kuri iyi miryango yombi. Gushyingira ku cyumweru uyu munsi akaba ari ku wundi munsi ntabwo harashira icyumweru ubukwe bubaye. Abantu amasaka yo kujya gusaba bohereje umwana ingori muri divorce ku bana batanu. Divorce ubundi barabana ntabwo abana batanu ngo bafite amezi 7 gusa muri divorce y'amategeko. None se ubwo amezi 7 ubwo ko tuvuge ko batandukanye hashinga simbizi cyamuri ubonaga rubamo nzaho abase wowe aba kuri imihanda oya ku mihanda no kuza kuri kamera nkanje. Ubwo ariko gusa gutandukana ko abantu byose mbifata nkaho isi yaguye kubera ko abantu babana ko babihisemo. Niba gutandukana ko ari bwo buryo bwiza bafite ahubwo ari nabihangana. Yego wowe yishakira mu rugo ntibazamo kuturoraha uburoraha abantu baraguwe deni barakoramo bishyure mu byo bari bafite. Oya hari gihe bari kugira ngo ibintu bive mu nzira umwe abe muri demokarasi. Ariko umva icyo nshaka kuvuga wowe uri muri amakanya iyo nta mwenda bafitiye umuntu wari we wese ubukwe burangiye bari kuba bapfuye iki? Aya ndakubwira ko ubukwe butarimo akadeni siko iyo kuba iyo ntuza rero ayo mahame dufite ni ikigeragezo. Ninde wabwiye ko ubukwe bwose bugomba kubera abi Kigali butabereye irebero ntabwo habaye ubukwe. Dufite abantu bakora amafaranga yabo bajya romantic ibintu bikaba romantikare. Yes. Ibyo nakazi kabo umuntu ufite amafaranga mureka yarye kugira ngo ubatse romantike ubatse rebero ihema itorero ribyina inyamibwa ntuzacyusa usohoka doragira cyakaza hwera imbere y'abageni bakavuga bati genda urarongowe mukobwa n'aba Serafine basohora bose uzicyusa ajya cyatangira bitangira biririmba ruguriri sinkwamamaje mukobwa ugiye kurongorwa cyusa atakuririmbiye ntabwo ugerayo ntagurira aza aririmba indirimbo ya Kamariza ati natarira ndamwica mpaka ngo akarira ngo ntapfe. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki ntabwo ubukwe reka ubukwe ni umushinga reka ubukwe tubufate nko kuvuka. Ubukwe ni umushinga ubukwe niyo basaba bavanga abana bateguye umushinga reka baretse agenda byabyibuka ngewe Scovia Mutesi maze kumva icyo amategeko asaba abashyingira ni wowe uheruka bivuga niyo mpamvu mvuga ngemeye nta gahato ko runaka ambera umugabo tukazabana nk'uko twabyiyemeje. Urumva umwanditsi w'amategeko icyo yadukoreye yadusizemo aho hagati nimwe mubiturutseho nta muntu n'umwe wagize uruhare mu mishakiranire yanyu cyane ko itegeko ryacu ritubuza abantu bungukira mu mibonano mpuzabitsina y'abandi. Ubundi uriya muntu uca inkwano bamuha nyakazanga kucyo taregwa kungukira mu mibonano y'intuza uriya yaba yitwikira ikote ry'umuco. Buretse gato niba itegeko rivuga ko kizira kikaziririzwa uwabikoze abakoze icyaha kungukira mu mibonano mpuzabitsina y'undi, umusore akazi wawe samu gusaba akavuga ati genza kw'inkimwe badata na badata wacu bakavuga bati niba zitabaye 5 ntabwo Mutesi ava. Yaraze hagamije imibonano mpuzabitsina umuntu gushinga urugo cyane barushinga kukize mwisanzure bagenzurwa na gasipari impamvu samu hano twakoze ikiganiro gisobanura impamvu umugabo n'umugore bajya kubana none reka tubyihorere ariko ntiwabyita gutyo cyane ko ari cyo niba rero cyuri nuze babaza mwiniki mu rugo nta gihura abona umuntu yarongoye umukobwa usa nanjye afite mushiki we yarabaye iminsi kuki atagumana nawe niba ashaka kureba ubwiza bw'umukobwa akaza akabatura Scovia bakamuzana baturamuzanye iminsi sogoro ariko we yaramurebye abona ni ikizubazuba yasizeyo mushiki wabaye iminsi wisi none se bukwe wanzi nka se bakwiye kumureka kungukira muki mu mibonano mpuzabitsina y'umwana we kuko impamvu yo gushaka nishingiye bameze nkaho umwana bamuhata iki kujya kubana n'ura mugabo. None se niba bamubwira bati Sam ufite inkimwe ntumwemere wemere Dieudonne ufite 5 ubwo bamukorera iki none bino bintu mureke twe kubiganirira muri sari wacu tubiganire mu mategeko kuko muri saro cyera icyo bahabaga umubyeyi yaravugaga ati mwana wanjye
uyu mugabo ni imfura mu mico n'imyitwarire, dore muri bato uzi igituma badusabira umugisha, bakavuga ngo muzabyare kobwa na hungu, muzatunge mutunganirwe. Baba bazi ko abo bantu bagiye kubana ntacyo bafite usibye urukundo n'imbaraga, kuko bakiri bato. Mugashyira hamwe, mugakora, mugatera imbere, mukabyara abana mukwiye kurera. Ariko baranza bakamubaza ngo ufite iki, wa mugani wa Pastor Antoine. Ati umukobwa avuga ngo umuhungu udafite inzu ya etaje Kigali ntabwo tuzabana. Uwo nta uzabona, uzabona ungana na Antoine, kuko imyaka yakoze yubatsemo etaje. Niyo mpamvu none umuntu muvanye kuri kaminuza urashaka ngo abakuyeho etaje, iyo ni iyase ushaka, ntabwo ari iye. None kuki ushaka ko umusore ugiye kugushaka agomba kuba afite etaje? Wowe ufite iki? Ufite uruganda? wamushakaga kurusha uko yagushakaga. Ni ukuvuga ngo ikiriho ni iki rero, abantu bashaka imitungo n'ibya mirenge n'ibintu byinshi birimo n'abo babyeyi bakosha. Nimufate inguzanyo muri banki, baguha amafaranga ukabigura. Ntabwo umukwe ari banki bakuramo ubukungu, ntabwo umukazana. Ariko umukwe agukijije se n'ibyakihuta. Nta wanze ko umwana akiza umubyeyi cyangwa se bukwe, ariko akwiye kubikora. Niba yaje agasaba iwanyu agasanga wenda aho mutuye leta yabashyize ku rutonde rw'abagomba gushakirwa icumbi, ariko yamara kuba umukwe agasanga afite ubushobozi bwo kukubakira umudugudu, ibyo bintu ninde utabishimira uwo mukwe cyangwa umukazana? Byiza. Ariko niba wahageza akaza akavuga cyane mu ngo z'abakomeye, ni ukumenya ngo mbere yo kuba nyiri cyubahiro warinde nyoko bajya kumusaba bamukoye iki, ku buryo wumva abantu bose uwaje gusaba iwawe agomba kuza ari kuri level wagezeho. Ubuze icyo yaba kibaye, mushaka ngo abana b'abakungu bashyingirane, cyane no yavuga ngo amaboko atareshya ntaramukanye. Uwo gacwawe ari yabo rero mushaka kureshyesha, hari igihe abareshya mu byo mutunze, hareshye mu mitima. Inyamirambo ku rukiko ntidusanze hari ngo hatandukanye ibihumbi bingahe ejo bundi? 300. Abo bose muri 300 ni abakowe 100 gusa cyangwa 500. Harimo na miliyoni 3, harimo n'ubwabereye Marriott. Bafunga hoteli yose, baravuga batabandi mwese mu mwere hari irafunze, batumwana abantu uzararongwemo gacwamo. None siko vitu kwa runaka batubonye umukwe, ariko mu by'ukuri ugize ute ubonye ikishe umwana wawe arashyinguye, umukwe ari mageragere cyangwa umukazana. Dusubize igicumbiro, niba umugabo ashaka ko bagurisha n'ibitenge bahaye umugore mu mpano, none se aho kugira ngo babure uko bishyura, sibyo? Bamwe bazaze mu ideni baje kubateza hejuru umudugudu cyangwa akarere gahurura abageni bamaze ukwezi kumwe. Uyu mugore nta mutima agira, yari ataraba mutima w'urugo, yarakira umutima wo ku mihanda hanze aho. Iyo urugo utuma ikiri mu nzu kidasohoka, urumva? Iyo uri mu rugo kiri mu nzu iyo kigiye kubura kinga, gukera singeso. Aba bantu ko ari ab'igicumbi, ubukwe bubera iwabo ku mbuga. Akajya gusaba rero ifoto kazi irimo ibisharagati by'iburagasana. Ubu noneho ko ifoto yaje rero irimo itente imeze, irimo itente n'amawuwa n'indabo zose zaka. Ubu uyu mukobwa hari kuri gereza muri ribu ziracyakayo. Uyu mugabo hari kuri bombona ashiramo umwuka ugaruka, muganga akomeza agerageza nk'uko umuhanzi yabimbye ngo iminsi y'10. Ubu indabo ziracyaka. None iyo bahagarara bafata munsi y'urugo iwabo bagatera ibiti basabye meya akavuga ati ni muduhe ibiti mu nturusi dutera inkingi duhambireho. Dore ubu nta nubwo turi mu gihe cy'imvura, ubukwe bukaba izuba rirenga ku mugoroba, dore ko Gicumbi bifite akayaga gakonje. Ntabwo baba bwatashye, ubu ntibaba bagiye, ababyeyi ntibaba bagiye gutekesha abageni. Aba bantu babafunze batarajya kubatekesha. Nta cyumweru kirashe ntibatwikuruye. Ndagira ngo mwumve kandi kiri ku mukungu w'ino, kiri no ku mukene w'ino. Shingiro ryo ibi ni ikibazo cy'uko dushaka kuba bo tutari bo. Ariko rero nyese ko vuga nk'ubu nituriye ibyumba, bakambwira batabasimu bose batura Nyarutarama Kagugu. So nje niyo mpamvu kuri tariki 29 nzaba ndi muri Rwanda shima Imana. None ubu mwese ntimwicaye mu nyumva, Munyaro babwira ati nyamuneka shima Imana nishima FPR. We yabivuze nk'uko abyumva ko igitekerezo cy'umuntu kibuza, ariko iyo ushima Imana, Imana ifite abakozi. Mwarimu wanyigishije niba ndimo gushima Imana ko
uyu munsi mbasha kubona icyo nkora kuko nahuye na mwarimu. Ndashima Imana, nkashima na mwarimu. Imana yatije ubuzima akamfasha. Niba hari umunsi nari ngiye kuburara nkabona akazi, ndashima umukoresha, nkashima n'Imana yamukoreyemo akampa akazi. Niyo yantije imbaraga zo gukora bakabimwemera. Hafi aho yavugaga nibyo avuga. Wenda watanze ubutumwa we ntiyabyujuje, ariko jyewe ndavuga ngo dushima Imana n'abakozi b'Imana n'abemeye kuba abakozi b'Imana. Reka abakozi b'Imana ntabwo ari ba pasiteri gusa, hoya ni umuntu wese wahisemo ko umugambi mwiza kuri jye unyura muri we. Ni neza y'Imana, ni neza y'Imana yakoreye muri we. Kubemera Imana, kubatemera Imana bemera abantu bonyine, ariko uwo muntu nawe twemera tumwita imfura. Ubu ku cyumweru nimaguru nkavuga ngo jyewe Scovi ndashima Imana ko mfite aho ntaha, nkabasha kugaburira abana banjye ibyumba tukaryama, niba ari ibyumba hirya mu misozi miremire. Utuye Irebero aho yitegeye Kigali yose yaka, urabireba amashanyarazi atagira uko asa amumurikiye. Niyo ngashima Imana nturutse hejuru ya mu mibyuko azavuga ati ntuye arashima Imana iki, ariko uzi imbere yuko ngera hariya nari he hasa. Wowe niba waragiye Irebero ukajya mu mazu ya mbere meza, wari ushobora kuba waraje uvuye mu Muhima, kuri wowe ukabona nta cyahindutse, wari usanzwe i Kigali ariko hari icyazamutse. Buri muntu ku giti cye ku rwego rwe yashima Imana, kandi buri muntu afite uburyo ashimamo Imana. Ariko wenda hashobora kuba ibirori bakaba batuye umunsi twese turabyinira kuri Stade Amahoro kuri 29 niho tuzabyinira. Cyo hari indirimbo abaporoso turirimba iyi riti Imana yacu turagushima tatugize nka bariya oya ko waturinze umujinya wa Satani ukaturinda ntidupfe muri iyi si ishaje. Urushaho kuba nshya gukigi irashaje, yarashaje. Oya iyi ndirimbo niyo nshya. Isi ishaje, aho isi idashaje ni he? Aho umudivema ngo reba abagore beza twirongorere, reba amazu meza twiyubakiye. Poroso arimo aririmba mu isi ishaje. Abo bagore ni beza koko barahari. N'uyu uvuga ko isi ishaje, aho idashaje ni he? Aho idashaje ni he? Umugeni umaze iminsi 2 mu nzu ashaka yica umugabo ni gasano gasaza, ahubwo iri ku ndunduru kuguru kumwe ihagaze kuko yari ifite amaguru 3 hasigaye uko, kandi ibikorwa dukora birahirika no kugusigaye. Isi ishaje, aho isi idashaje ni he? Aho umuntu ajya gukora ubukwe umuryango ntuterane ngo ushyingire, ugasanga erega bisigaye ubukwe busigaye bwarabaye business. Warabonye kuko umuntu abagamijemo inyungu, umuntu aratumira abantu akanavuga wozantwerera ibi ko mutantwerera utonde rugakorwa. None se ubwo nituririmba ngo Mana yacu waraturize muri iyi si gizite ntitwapfa uturinda umujinya wa Satani atufiteho umujinya uteye ubwoba. Niyo mpamvu umugeni nk'uyu mu nzu barimo barapfa akadoho, wenda yamubwiraga ati ko baguhayemo iyi firigo baduhaye nk'impano, waretse tukayigurisha kuri runaka nyishyuza 150 ikabigura 300, 150 asigaye tukayaguramo ka kandi gatoya batereka kangana nk'aka box ko nubundi ugukonjesha ubundi se tuzakoresha ibingana. Akikoza mu gikona aho bashyize gaza kazana ishoka ye buguvuye, ubundi gushoka yo mu rugo rw'abageni babiri wa mugani uroza nyishoka niwe warwinjije mu nzu rupfu. Satani ni umuntu utagira undi basa. Ibi rero ikibazo gihari gikomeye ni ukwifuza kubaho mu buryo burenze ubwo dufite. Hari ukwifuza twese imitima yacu yifuza kugirirwa neza n'Imana, twese imitima yacu yifuza kugera ku bikomeye. Niyo mpamvu Minisitiri w'Intebe ejo bundi yazanaga igenamigambi ry'imyaka 5. U Rwanda rwifuza ko buri munyarwanda yaba adatuye mu manegeka, si cyifuzo kandi buri wese kuko ngo Uwiteka ashyigikira imirimo y'amaboko yacu kandi agasohoza imigambi myiza twifuza. Niba leta ariko ishaka ko twese dutuye mu mudugudu mwiza nka ya yindi ya Norvege, imvura itagwa ngo uvuga ngo uyu muyaga ukuntu umeze, byanga bikunda ndarara ngiye ndarimbuka, tugatura mu mudugudu hari amazi, umuriro, amashuri n'ivuriro n'imihanda myiza, ku buryo umuntu kuva mu mudugudu atuyemo aba agiye ku kazi
atagiye gushaka serivisi. Hari irembo tudekararaho, urwaye arivuza, sibyo? Ibitaro biraho, umwana ariga, isoko riraho. Kuhava ategajya Nyabugogo ni igihe afite umuntu ajya guhura nawe cyangwa indi mpamvu, ariko iby'ibanze bya muntu